dutangira gufilm kacu kw'umusore rero batwereka umusore n'umukobwa bari kuganira. Umusore ari kubwira umukobwa ukuntu gusa ahantu ari ahantu habi, ukuntu atahakunze. Ubwo umukobwa bigateye murakaza agahita afata amazi agahita yamumenaho, arangije agahita yigendera. Uko iki cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, bagahita batwereka umukobwa ageze mu rugo ari kuvugira kuri telefone, ari kubwira inshuti ye ukuntu yari ari kumwe n'umusore mubi, ngo nubwo ari umukire afite amafaranga menshi ariko nta mafaranga afite yagura kuba umuntu mwiza. Muri make kuvuga ko uriya musore ari umusore mubi. Ngo muri ako kanya ageze mu rugo agahita abona wa musore yicaranye na se, ubona ko ahari yari yaje kumurega. Ngo umukobwa agateze gake gake basanga ise, arangije agahita amubaza ati none se wansobanurira imyitwarire yawe mibi kuri uno musore ahantu wayikuye? Ubwo umukobwa ati yego rwose nabigusobanurira. Agahita akomeza kumubwira ko uriya musore ari umusore mubi, yagiye asuzugura abaseriveri na resitora bari bagiyemo, kandi ari resitora nziza cyane. Ubwo ise muri ako kanya agahita abona hari umukobwa sinzi ibintu byamujemo, agahita abwira wa musore ko yabahereza umwanya, noneho akavugana n'umukobwa we. Wa musore amaze kugenda, ise agahita ahaguruka yumvisha n'umukobwa ukuntu rwose uriya musore ari umusore mwiza agomba kuba yakingirwa nawe. Ati uriya musore rero ni umusore ukiri muto, ni umusore mwiza cyane kandi afite amafaranga menshi kubera ko yarazwe kampani ya se. Ngo rero kumva ibyo ngibyo turabikeneye cyane nka kampani yacu kugira ngo tuzabihuze dukomeze dutere imbere twubake ikintu gikomeye cyane. Ubwo umukobwa agahita akomeza kumubwira ko ibyo ngibyo bitashoboka, kandi ibyo ashaka gusa ko yikundira amafaranga ariko ibyifuzo bye ko we atabireba. Ubwo muri aho kanya se agikomeje kumubwira ko uriya musore rwose nta kibazo ko kuba yasuzugura abaseriveri cyangwa se hano bagiye, ko ibyo ngibyo bitatuma urukundo rwabo ruhita ruhagarara. Aribyo gikomeje kumubwira, ariko umukobwa ubona ko atabyumva. Isa naho agahita abibona, arangije agahita akomeza kumubwira ati nimba rero ibingibi utabyumva, uriya musore umwanze, ugomba kuba washaka undi musore mwiza cyane ufite amafaranga kandi ukiri muto. Nimba rero utaraza kumubona ntabwo uzongera kurara mu nzu imwe nanjye. Muri make ubona ko ari kumubwira ko natazamubona azahita amwirukana. Ngo umukobwa ubona ko ibyo ngibyo bitamukanga, agahita amubwira ati ibyo ngibyo rero nimba ari byo ushaka ndaza kugenda rino joro. Arangije agahita afata umusego akigendera, ubona ko yaragiye kuba yajya ku nshuti ye. Ari kugenda rero ageze mu muhanda agahita abona umugabo hano umeze nk'umusabirizi, akaza ubona ko yaragiye kumuhereza amafaranga. Hagati haza undi musore, arangije agahita amukanga kumbe yari wa musore wundi. Ngo muri ako kanya umukobwa agahita akomeza kumubwira ubona ko atamukundaga ati ndakunyize rero aka kanya ndakuza rwose. Wa musore ubona ko agikomeje kuba yahatiriza wa musabirizi wa hano, agahita amubwira ati uwo mukobwa rero aravuze ngo murekuze. Ngo muri ako kanya wa musore ubona ko yafungaga umutwe, agahita amubwira ngo aceceke ko wari umusabirizi ntacyo yamubwira. Muri ako kanya ubwo amusabiriza nawe agahita ahaguruka, ubona ko amurakariye cyane. Wa musore agiye kuba yamukubita, ubona ko yahohoteraga abantu. Bamusabiriza muri ako kanya agahita azibukira, arangije agahita amukubita ingumi, agahita yikubita hasi. Ubona ko n'umusore nta mbaraga nyinshi yagiraga. Ubwo umukobwa muri ako kanya ubona ko ahise atungurwa cyane n'umusabiriza abonye hano. Wa mukobwa agahita akomeza kubaza wa musabiriza ati none se araza kumera neza? Nawe ati humura rero araza kumera neza, ahubwo byaba byiza ugiye mbere yuko aza gukanguka akakubona hano, agahita amenya ko ahari ari wowe wabimukoreye. Ngo muri ako kanya umukobwa ataragenda agahita afata udufaranga dukeya akaduhereza wa musabirizi, ubona ko ari kuba yamushimira. Arangije agahita akomeza urugendo rwe, akaza agahita amukubita akagere, ubona ko n'ubundi atamukundaga cyane. Uko iki cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, bagahita batwereka wa mukobwa ageze kuri ya nshuti ye magara, ari kumutekerereza ibintu rwose isi yamubwiye ko yashaka umusore mwiza cyane ukiri mutoya kandi ukiri umukire. Ubona ko rwose ibyo ngibyo bikomeye cyane. Agahita akomeza kumubwira ko umusore w'umukene atapfa kumuhereza umwanya kuko aba ari kumutesha umwanya. Ubwo muri ako kanya ya nshuti ye imaze kubyumva, agahita yunguka igitekerezo. Irangije agahita amubwira ati none se nimba bimeze gutyo kugira iki tutafata umusore usanzwe w'umukene noneho tukamwambika imyenda myiza cyane akagaragara nk'aho ari umukire afite n'amakampani arenze cyane. Ubwo ari kumubwira ibyo ngibyo, wa mukobwa muri ako kanya agahita yibuka wa musabirizi bahuye ukuntu rwose yamurwaniriye. Ubwo mukobwa w'inshuti ye agatigira ngo ahari ntabwo abikunze bitewe n'uko yari abonye ari gutekereza cyane. Agahita amubwira ati ndakeka rero iki cyo igitekerezo kibi tutagikora. Ubwo mukobwa ati oya rwose ahubwo iki gitekerezo ni cyiza cyane, ndetse mfite n'umukandida mwiza cyane cyangwa se umuntu dushobora kuba twashyira muri uyu mwanya. Muri make ari kumubwira wa musabirizi bahuye.
uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka wa musabirizi ari kuganira n'abandi b'inshuti ye ubona ko ari bagenzi be bose baba bambaye imyenda mibi bari kugenda bavugana inkuru y'uburyo bageze ku muhanda. umwe ubona ko yakoraga ngo muri banki ngo yari azi imibare myinshi cyane n'undi nawe yari afite ibyo ashoboye ubwo musabirizi agahita akomeza kubihanganisha agahita azana ibiryo agiye kuba yabibahereza ubona ko yagiraga n'umutima mwiza. abandi bo bagahita bamubaza ati none se ibi biryo wabikuye he koko ubwo muri ako kanya bagahita babona we nta biryo asigaranye arangije umwe agahita asaturamo kabiri amubwira ati rwose ntabwo bishoboka nawe ugomba kuba wajyaho kubera ko turabizi ko inzara iba kwishe cyane. ngo muri ako kanya ataravuga byinshi agahita abona wa mukobwa arahageze arangije agahita amubaza ati none se weho uje gukora iki hano koko ubwo wa mukobwa ati narinje rero hano kuba nagushimira ndetse no guhereza akazi. agahita akomeza kumubwira ko yifuza ko yaba umuboyfriend w'ijoro rimwe noneho akamuha amadolari 1000 cyangwa se miliyoni irenga y'amanyarwanda. ubwo musabirizi agiye kubyanga ariko kumubwira ko ibyo ngibyo bidashoboka ko yakwigendera. ubwo mukobwa agiye kugenda wabasabirizi bandi bagahita bakomeza kumubwira ko aya ngaya ari amafaranga menshi cyane ko bamara igihe rwose batari kurya ibiryo byo ku muhanda. ubwo muri ako kanya bagakomeza kumwumvisha ukuntu baba bayakeneye cyane. ubwo musore ubona ko yashakaga n'ubundi kuba yabafasha agahita abwira uriya mukobwa ati nimba rero wemeye amadolari 5000 ubwo hafi miliyoni 5 z'amanyarwanda ndaza kuba naza mbikore nta kibazo. ubwo mukobwa nawe agahita yumva ayo mafaranga ntabwo ari menshi bitewe n'uko iwabo yari abakire. ubwo muri ako kanya agahita abyemera. uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda wa musabirizi bamuzanye muri salo bagiye kuba batangira kumukuraho ngo kugira ngo agaragare nk'umukire. ubwo muri ako kanya hagati haza arandira uyu mukobwa cyangwa se nyiramaso agahita amuhereza urupapuro ngo umukobwa arebye ikirimo agahita abona rwose ariko yamwongerera ngo amafaranga yishyura hano ku nzu. ubona ko atunguye cyane agahita amubaza ati none se urongeye unyongerera amafaranga koko nishyura. ubwo wamurandira ati ibyo ngibyo rero nyine niko bimeze nihise iri kwerekeza nanjye nta kintu nabihinduraho. ubona ko umukobwa bahuraga hari bamwongerera inzu ngo muri ako kanya agahita yigendera ubona ko ari byo yaraje kuba yamubwira. ubwo mukobwa agahita atangira kuba yagira wamusabirize neza ubona ko ngo bagiye kuba bamukoraho agaragara nk'umukire. uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda wa mukobwa ari kuganira na se ngo muri ako kanya se agahita akomeza kumubaza ati none se uwo mugabo wawe uri kumbwira mushyashya w'umukire ufite amakampani menshi cyane ubu ngubu ninde koko. ngo muri ako kanya umukobwa agahita areba ku isaha ubona ko atari yahagera kumbe yari yibereye muri salo. ubwo mukobwa wari uri kumukoraho agahita atungurwa cyane bitewe n'uko yasaga agahita ashyiramo n'uturinete. ubwo muri ako kanya umukobwa we aho yicaranye na se agahita abona wa musore yakagaraje. ubwo umukobwa agahita akomeza kubwira se ati none se uno musore ni weho wamutumiye. ubwo muri ako kanya se agahita akomeza kumubwira ko imikino ye ngo yo kuzana abasore hano ibyo ngibyo atari byo ko atabibona. ubona ko rwose muri ako kanya se yari yarashyizeho amana neza yuko ngo uno mukobwa azabona umusore ukiri muto kandi ufite n'amafaranga menshi. ngo muri ako kanya ataravuga byinshi atangiye kuba yarakara agiye kuba yakwihagurukira agahita abona wa musore araje ubona ko yaberewe yambaye ikote agasaho hafi ubona ko rwose ari umusore mwiza cyane. ngo muri ako kanya umukobwa amwitegereje agahita amwishimira. ubwo wa musore nawe akaza yitonze gake gake ubona ko ari kuba yabasanga. ngo umukobwa muri ako kanya nta kindi yakoze yahise ahaguruka agenda kuba yamuperezanta ari kubabwira ati mwebwe rero mwese nagira ngo mbabwire ko uno musore yitwa Nick akaba ari umuboyfriend wanjye mushyashya cyangwa se umukunzi wanjye mushyashya. ubwo umusore muri ako kanya agahita birakariramo ubona ko abonye ko amurenze ahari. ngo muri ako kanya hagati haza umuseriveri abazaniye icyo kunywa. ubwo muri ako kanya agahita ata agaseriviyete hasi. ubwo wa musabirizi ubona ko yaramenyereye gufasha agahita agatoragura ubona ko agiye kuba yakamuhereza. ubwo wa musore wa hano ubona ko ahise amufeka muri ako kanya kari umuntu wo hasi ko nyine ibintu bijyanye n'ubusabirizi uko wagenda kose bitakuvamo. ngo muri ako kanya wa musore waruje rwose yigeze umusore w'umukire cyane kandi ari umusabirizi. umukobwa yazanye agahita bavuze ati none se ibijyanye no gushira amafaranga mugenda mugura abasambo bimeze gute. ubona ko rwose aba bagabo yari abakire cyane kandi bari bazwi ko bagenda bagura ubutaka amazu n'ibindi byinshi bijyanye nabyo. ngo muri ako kanya umusore agahita akomeza kumubwira ko
ari ibintu byiza cyane rwose kandi business nziza, ndetse company ye nimara guhura n'ino company y'ino musaza ko buzahita baba company ya kabiri nyuma ya company ifite amafarashi. Ubwo muri ako kanya ubona ko ari byo gikomeje kuba yamusobanurira. Ubwo wa musore amaze kuvuga ibyo ngibyo, wa musaza agakomeza kubabwira ko ahuza company n'umuntu w'umuryango we, muri make ari kuvuga ko uriya musore nazashyingirwa n'umukobwa we aribwo bazahuza company kugira ngo inyungu ikomeze yongera cyane. Muri ako kanya aribyo agikomeje kuba yababwira. Wa musore ubona ko yari umuhanga agakomeza kumubwira ati none se ntabwo ufite ubwoba yuko nuhuza company yawe n'iyuriya musore cyangwa se n'indi company izaba ikintu gikomeye cyane, noneho n'imisoro munyishyura igenda yongera cyane. Ubwo muri ako kanya agahita akomeza kumubwira amwumvisha ko gusa kuba yahuza n'umuntu company atari byo. Ubwo musore muri ako kanya ubona ko yabishakaga cyane ko bahuza company, agahita arakarira wa musore. Ubwo umuseriveri abazaniye icyo kurya agahita amutega, ndetse ibiryo yari afite bigahita bigenda bikikubita kuri wa musore. Ubwo wa musore ubona ko ibyo ngibyo bitamukanga ko ari ibintu byiza, ahubwo agahita yifata agahita atangira kubirya. Ubona ko nyine umuntu w'umusabirize atapfa gupfusha ibiryo ubusa, ubona ko byikubise ku ikote rye. Ubwo wa mukobwa ndetse na wa musore bose bagahita batungurwa cyane. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, bagahita batereka wa musore yicaye muri ofisi ye ari kuba yaganira n'undi mukobwa ubona ko bari live. Umukobwa ari kumubaza ati none se uracyashaka kuba washyingirwa n'uriya mukobwa? Ubwo umusore ati yego rwose ndabishaka cyane kubera ko nibijyanye na business, tuzashyingirwa niyo tumara guhuza company ndetse mpite mureka kugira ngo inze twibanire. Ubona ko rwose umusore n'ubundi uriya mukobwa atamukundaga, ahubwo yarabishaka kugira ngo abashe kuba yakiza company ye. Ubona ko yari mu mazi abira. Ubwo muri ako kanya agatahaza umukozi we amuzaniye raporo. Ubwo umusore yitegereje ahita abona company ye rwose iri kuba yahomba cyane, ndetse igiye no kuba yafunga imiryango. Ubwo muri ako kanya umukozi agahita abona boss we arababaye cyane, arangije agahita amubaza ati none se hari icyo nagufasha koko? Ubwo boss agahita akomeza kumubwira ko company yabo iri kugenda ijya hasi cyane, kiri guhomba mu mafaranga menshi. Ubwo muri ako kanya umukozi agahita amubaza ati none se birakomeye cyane twese nk'abakozi tugira ikibazo? Agatamuza rwose ikintu yakora. Ubwo amabosi agahita amubwira ati homa rero nta kintu wakora kano kanya. Agahita yitegereza ya foto ari kumwe na wa mukobwa, ndetse na se ari kumubwira ko yifitiye undi mupango. Muri make ari kumubwira ko uriya musaza company nimara guhura n'uyu musore ibintu byose bizahita birangira. Ubwo muri ako kanya umukozi agiye kuba yakwigendera, wa mubosi agahita amugana no kumubwira ati none se harya ngaruka rwose ngira ikintu nkubwira. Arangije nawe agahita agaruka agahita amubaza ati none se waba uzi ibijyanye n'iperereza? Muri make ubona ko ajya kuba yamuhereza akazi ko kuba yakorera iperereza kuri wa musore. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda, bagahita batwereka wa mukobwa wikorera muri salo wafashije wa mukobwa wundi kuba yagira wa musore neza. Agahita akomeza kumubwira ko landlord yamuhamagaye uno munsi akamubwira ko igiciro cy'inzu yakigabanyije, ndetse byabaye nkaho yari akigera muri ino nzu. Ubona ko yari amaze kuba yamwongerera nk'inshuro nk'eshatu. Ubwo muri ako kanya umukobwa ubona ko atunguwe cyane, agahita amubaza ati none se byagenze gute koko? Ubwo umusore ati wasanga rero yagize umutima mwiza. Ubwo muri ako kanya ntiyabyitaho, arebye ku isaha agahita abona yakerewe cyane. Arangije agahita avuga ati mana nyagasani nongeye ndakererwa rero. Ubona ko yari afite ahantu ajya buri munsi. Ubwo muri ako kanya agiye kugenda, umusore agahita amubaza rwose ahantu agiye. Umukobwa akamubwira ko agiye kuba yasura abana kwa muganga. Ubona ko nawe yigiriraga umutima mwiza. Ubwo umusore nawe arangije agahita amubaza ati none se nasa tukajyana? Nanjye rwose nkunda gufasha. Ubwo muri ako kanya umukobwa agahita abona ibyo ngibyo nta kintu bitwaye, agahita amwemerera bakajyana. Uko cyakomeje kugenda rero, bageze kwa muganga, wa mukobwa ariko yaganiriza akana gato nako kari kumubwira ko rwose ngisi yamubwiye ko nibabona amafaranga menshi bazasohoka hano bakajya kuba bagura ice cream bari kumwe. Ubwo muri ako kanya rwose bakirivugana ibyo ngibyo, hagati haza undi munasi agahita abwira ka kana kati ngwino rero tugende, ni igihe cyawe cyo gufatwa ibizamini. Arangije agahita akajyana. Ubwo umukobwa we agasigara ariko kabwira ko baraba bari hano kugeza igihe karaza kugarukira. Ubwo muri ako kanya bamaze kugenda, wa musore
agahita abwira uno mukobwa ati weho rero ndi kubona uri umuntu mwiza kandi karakana rwose uragakunda cyane. ubwo umukobwa ati impamvu rero mbikunda, agahita atangira kumubwira inkuru y'ukuntu byatangiye nyuma y'uko ashatse kuba yafasha cyane ko akiri mutoya yiginze kuba yabura inshuti ye bitewe n'uko yari yarabuze amafaranga yo kwivuza kandi witwa ngo iwabo yari abakire cyane. ubwo umusore byose ari kubyumva, umukobwa agahita akomeza kumubwira ko icyo gihe nta bushobozi yari afite bwo kuba yamuhereza amafaranga kugira ngo ajye kwivuza. ubwo umusore muri ako kanya agahita akomeza kumubwira ko ariko aka kanya yakuze ko ubushobozi abufite, muri make kumubwira ko iwaba yabakire ko yagenda agafata amafaranga rwose akaza agafasha n'umwana. muri ako kanya umukobwa agahita akomeza kumubwira ko nubwo bigaragara ko iwaba ari abakire ariko ise muri ako kanya amuhemba nk'umukozi usanzwe akamuhereza amafaranga amufasha kubaho. ubwo muri ako kanya umusore agahita abona rwose umukobwa aba ababaje cyane nubwo bigaragara nk'aho ari umukire. ubwo we agahita akomeza kumubwira ko nawe ibyo ngibyo atabyishimiye cyane ko aba yishakira gufasha. muri ako kanya umusore agahita abona rwose umukobwa ni umuntu mwiza. uko igihe cyakomeje kugenda rero wa musore wundi ariko biyaganira na wa mukobwa ariko kumubwira ko gusa nta makuru y'uriya musore azi. uriya musore rwose nike kamazina yahari atabaho, nta pasiporo, nta rangamuntu, nta n'ikindi kintu kimuranga. umusore ubona ko atunguye cyane ari kwibaza ati none se ibyo ngibyo bishoboka gute koko. uko igihe cyakomeje kugenda rero bagahita batwereka wa mukobwa ndetse na wa musore kwa muganga bari kuba baganira. umusore ariko kumvisha umukobwa ukuntu aka kanya noneho afite ubushobozi ko yakuze. ubwo umukobwa agahita akomeza kumubwira ko bitashoboka ko ise nawe atabyemera. ubwo umusore ubona ko yari umuhanga agahita amubaza ati none se ko wampaye kano kazi ukampa amadolari 5,000 papa wawe yari yabyemeye. ubona ko ari kumubwira ko n'ubundi aba afite inzira nyinshi cyane ko ibyo ngibyo aba ari ibintu yitwaza. ubwo muri ako kanya umukobwa agahita yumva koko nibyo, agahita yumva none umusore aratekereza cyane arangira agahita abona ni umuhanga. agahita amubaza ati none se wambwira nawe inkuru yawe y'ukuntu wageze ku muhanda. uko igihe cyakomeje kugenda rero wa musore wagiye akomeje kuba yakora iperereza ubona ko nta makuru meza ari kubona agahita ahitamo kuba azabyikorera. uko igihe cyakomeje kugenda rero wa mukobwa ariko yaganira na se ndetse na wa musore ahari, ise agahita amubwira ati ntiwibagirwe rero ya event dufite yo kuba twakusanya amafaranga yo gufasha abantu bababaya. ubwo umukobwa ati ibyo ngibyo rero ntabwo nabyibagirwa, urabizi ko ari byo nkunda cyane. ubwo umusore muri ako kanya agahita akomeza kubwira ise w'umukobwa ati ni byiza cyane rero kuba wita ku bantu bababaye cyane. gusa nawe agahita akomeza kumubwira ko ari umukobwa we atuma abikora k'aka kanya ataba abishaka ko kandi abikora kugira ngo kampani igaragare nk'aho ari kampani ifasha. ubwo ari kuvuga ibyo ngibyo umukobwa agahita abyumva rwose ubona ko ahise ababara cyane ariko nta kindi yagombaga gukora. ubwo wa musore we agahita akomeza kubwira wa mukobwa ko agira umutima mwiza kazawugumana kandi ko Imana izamuhemba. uko igihe cyakomeje kugenda rero uko umusore yakomeje kugenda bagahita batereka umusore yaherekeje wa mukobwa bagiye kuba bagenda. umukobwa agahita akomeza kumubwira amushimira cyane ukuntu akomeje kuba yamufasha kandi nta nyungu ategereje bitewe n'uko yamuhaye akazi ijoro rimwe ariko ijoro rikaba ryararenze. arangije agahita afata ya mafaranga amadolari 5,000 agahita yamuhereza ubona ko ari kuba yamushimira. umusore akayitegereza agahita abona umukobwa ni umuntu mwiza cyane aba yikundira no gufasha. agahita amubwira ati ngaho rero wayagumana rwose. umusore ubona ko atangiye kuba yayanga, umukobwa agahita amubwira amwumvisha ko atari we yakeneye cyane ahubwo ko inshuti ze za zindi yabonye cya gihe arizo ziyakeneye. ubwo muri ako kanya umusore agahita yumva ko nibyo, arangije agahita amumwenyurira agahita ayafata amubwira ati ok sawa rero nta kibazo. ubwo umukobwa ubona ko nabo bamwishimiye ko yiboneye umusore ugira umutima mwiza agahita yashyira hano, arangije agahita yisohokera ngo ubona ko agiye kuba yategura iyo event cyangwa se aho hantu iyo nama izabera yo gukusanya amafaranga azagenda afasha abantu bababaye cyangwa se abantu b'abakene babuze amafaranga yo kwivuza. uko igihe cyakomeje kugenda rero umusore yari yafashe ahita atangira kuba yagenda agiye kuba yareba za nshuti ze. kumbe wa musore wa wundi wari inshuti ya wa mukobwa yari yamukurikiye agashaka kuba yamenya uno musore uwo ari we. ngo muri ako kanya umusore we akaza atazi ko wamukurikiye agiye kuba yareba za nshuti ze. ngo muri ako kanya ubona ko zamuyoboye cyane agahita avanamo rinete
interinete agahita aziyereka ariko babwira ati ni njyewe rero, ni njyewe rwose inshuti yanyu. Arangije agahita abahereza ya madolari 5,000 kubabwira ati ayo mafaranga rero niyo nari mbazaniye. Ngo muri ako kanya ubona ko bishimye cyane, bagahita bamubaza ati none se ayo mafaranga koko wayakuye hehe? Ngo muri ako kanya wa musore wundi agahita bibona ko byanga bikunda uno musore nimba abona udufaranga agahita aza kureba rwose abasabirize ko byanga bikunda nawe ari umusabirize mugenzi we. Ako kanya yahise abibona ahita yunguka n'igitekerezo cy'ukuntu azihimura kuri uyu musore cyangwa se azamwishyura. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, bagahita batwereka muri iyo event wa musore yazanye na wa mukobwa ubona ko bambaye neza cyane kandi baberewe. Ubwo muri ako kanya se w'umukobwa agahita barembuza kugira ngo baze bamusanga. Ubwo muri ako kanya ubona ko bari kuganira, wa musore agahita agenda agafata n'umusore yavumbuye ko ari umusabirize agahita amujyana hagati ahantu abantu bose bari kureba. Agahita amubaza ati aka kanya rero ndagira ngo nkumenye cyane. Ubwo wa musore nawe agahita amubwira ko udashaka kwigaragaza mu ruhame. Ubwo muri ako kanya umusore we agahita amenya ko byanga bikunda impamvu udashaka kwigaragaza ari uko ari umusabirize ko abantu batamukunda. Ubwo muri ako kanya umusore agahita amuseka cyane amaze kumubwira ko abadashaka kwigaragaza. Arangije agahita abwira abantu bose ngo bamurebe nk'umuntu ugiye kuba yatanga itangazo. Agahita ababwira bose ko uno musore yabatuburiye, yababeshye cyane ko nta kampani afite, kari n'umukene cyane mu gihe yaje yigishira nk'umuntu w'umukire. Agahita akomeza kumubwira ko aka kanya we yavumbuye ko ari umusabiriza. Agahita akomeza kubabwira ko yamwiboneye n'injoro ariko we yasabiriza. Ngo muri ako kanya koko yahise yibuka ko uno musore ari we bigeze guhurira n'injoro ndetse akanamukubita. Ubwo wamusabirize ubona ko atari umusabirizi agahita agira umujinya, agahita afata ingofero yari iri hano agahita yiyambara. Agahita ababwira ati ko ibintu uno musore ari kuvuga ni ukuri, amazina yanjye ntabwo yitwa niki. Agahita akomeza kubabwira amazina ye yose, akanababwira ko afite kampani igira amafurashi, ya kampani wa musore yabwiraga uno musaza ko ariyo ya mbere, ko nibahuza amakampani yabo izahita iba iya kabiri nyuma y'iyi kampani iba ifite amafurashi. Ubwo wa musore ubona ko atunguwe cyane agahita yibuka abibwira na wa musaza, agahita yibuka ko n'ifoto yari iri ku kinyamakuru kandi uno musore byanyabyo. Ubwo wa musore ubona ko atunguwe cyane ngo yaragiye kumutamaza, ariko ubona ko ibintu ari we bitangiye kuba byagarukira. Wa musore agahita akomeza kumubwira ubona ko yari umuhanga ati ndetse weho uri kumbwira ngo ni njye mukene, ngo nta n'amafaranga afite, ahubwo biragaragara ko ari wowe umukene cyane kubera ko kampani yawe iri kuba yahomba cyane ugereranyije n'imyaka 5 ishize. Ubwo muri ako kanya wa musore we ubona ko atangiye kuba yababwira ko ibintu ari kuvuga atari ukuri. Arangije agahita afata dokima ubona ko yari yayitwaje agahita yihereza wa musaza ise w'umukobwa, ari kubabwira ko ibintu byose ari kuvuga ari byo. Ubwo muri ako kanya wa musore ubona ko atunguwe cyane, atangiye no kuba yakwicuza. Agakomeza kumubaza ati none se ibingibi koko wabikuye hehe? Ubwo wa musore agahita akomeza kumubwira ko yari yakoze iperereza agiye kuba yayigura, ngo abonye kampani rwose yashyizwe hanze agiye kuba yagurishwa bitewe n'ikibazo cy'ubukene yari ifite kiri guhomba cyane. Ubwo muri ako kanya se w'umukobwa agahita yitegereza za dokima, agahita abona koko kampani y'umusore yari igiye kuba yahomba cyane, uya indi yarazwe n'ababyeyi be. Agahita akomeza kumubaza ati none se washakaga ko duhuza kampani kugira ngo ubashe kuba wakiza kampani yawe? Ubona ko rwose arakaye cyane ndetse anatunguwe cyane. Wa musore we agahita abura icyo yavuga, arangije agahita avuga ngo akigendera akagenda yirukanka cyane. Ubwo umukobwa we ubona ko atunguwe cyane mu kumenya uno musore wa nyawe. Agahita amubaza ati none se kubera iki ari we mukire cyane hano none ukaba witwara nk'umukene ndetse ukaba ugenda no mu wasabiriza? Ubwo umusore agahita atangira nawe uko yamubwira inkuru ye ati nkiri mutoya rero nabashije kuba nagiye igitekerezo nshinga ino kampani iba ifite amafarashi abakerarugendo baza bakaba bayajyaho. Ubwo rero bitewe n'ibyo ngibyo nakoze natangiye kubona kwinjiza amafaranga menshi cyane, ariko inshuti zanjye zatangiye kuba zankoresha zikanshuka tukajya mu kabari ndetse nkabasha kuba nakwishyura. Muri ako kanya agakomeza kubwira umukobwa rwose ukuntu yatangiye kuba yakwanga abantu bitewe n'uko abantu batangiye kuba bamubonamo nk'umukire cyane, bakamutumira atari impuhwe ahubwo ari ukugira ngo abashe kuba yabishyurira, ndetse hakaba harimo n'abanzi. Agahita akomeza kumubwira ko n'umukobwa bakundanaga nawe yamukundaga bitewe n'amafaranga yari yifitiye. Ku munsi umwe bitewe n'ibyo ngibyo aribwo yabimenye, amusanze mu burere bwabo ari kumwe n'undi musore kandi haraburaga iminsi mike kugira ngo bakore ubukwe. Ariyo mpamvu rero umusore yatangiye kujya kwiyahuza amayoga, ubona ko abantu bose batangiye kuba bamwanga cyane. Nibwo rero yahise afata icyemezo cyo kuba yajya ku muhanda kugira ngo azarebe abantu ba nyabo bashobora kuzamukunda cyangwa se kuzaba inshuti ze bitewe n'uko nta mafaranga afite, kabo ngabo aba ari bo bantu ba nyabo. Ubwo umusore agahita akomeza kubwira umukobwa ko
yahuye n'inshuti ebyiri za nyazo, umwe ukora muri banki kazi ibijyanye n'umubare ndetse undi akaba yarakinaga urusimbi azi ibijyanye no gushora amafaranga. Agahita akomeza kumubwira ko bose yabahaye akazi, yabonye ko bavamo abakozi beza. Ubwo muri ako kanya umusore ubona ko kampani ikomeje kuba yatera imbere. Ubwo umukobwa muri ako kanya agahita yibuka na ya nshuti imubwira ko landlord cyangwa se nyiramazu ahantu yakodeshaga yamuhamagaye amubwira ko igiciro gishyize hasi kikangana n'icyo rwose yatangaga akigera muri ino nzu. Ubwo umukobwa agahita abona ko byanga bikunda uno musore ari we rwose wabikoze. Arangije agahita amubaza ati byanga bikunda rero na ya nshuti yanjye ni wowe wabikoze, none se kubera iki wabikoze kuko utanamuzi? Ubwo umusore agahita akomeza kumubwira ubona ko yamwishimiraga ati ntabwo rero muzi, ariko inzu umukobwa w'inshuti yawe ugira umutima mwiza. Ubona ko iyo ufite umutima mwiza ndetse n'abantu muri kumwe muri ako kanya bose bagenda babyungukiramo. Ubwo umusore agahita akomeza kumubwira umukobwa ubona ko yamwishimiye bitewe n'umutima mwiza, agira ati none se aka kanya wakwirengagiza amakosa yanjye ndetse n'ibintu byose nagiye nkora ukaba girlfriend wanjye cyangwa se ukaba inshuti yanjye? Ubwo muri ako kanya umukobwa ati yego rwose ndabyemeye. Ubwo muri ako kanya se ubona ko atunguwe cyane, agahita abaza umukobwa ati aka kanya rero ndi kubona kampani yacu igiye kuba yatera imbere cyane. Agahita akomeza kubwira umukobwa we aka kanya ko amutsinze. Ubwo muri ako kanya umusore ubona ko kampani y'uriya musaza atayemeraga ndetse atayikundaga bitewe n'ibyo umusaza yamubwiye cya gihe. Agahita akomeza kubwira n'umukobwa ko ikintu yari yibagiwe cyo kugira ngo abe girlfriend we ko kampani y'uriya musaza agomba kuba yayireka. Agahita akomeza kumwumvisha impamvu rwose agomba kuba yayireka, ko we ibintu akunda atari ibintu byo kuba yagura amazu, amasambu ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ko ahubwo ari ukwifashiriza abantu bababaye. Ubwo muri ako kanya umusaza agahita yumva ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Agahita amubwira ati ibyo ngibyo rero ntabwo bishoboka, uyu nguyu ni umukobwa wanjye, agomba kuba nawe yafata kampani yanjye cyangwa se agomba kuba yayiragwa. Ubwo muri ako kanya umukobwa agahita abona rwose ibyo umusore ari kuvuga nibyo. Agahita amubwira ati papa ibyo rero uno musore ari kuvuga ni ukuri, ntabwo natera ikirenge mu cyawe, nanjye mfite ibintu mba nshaka kuba nakora. Muri make ari kumubwira ko we aba yishakira kuba yafasha abakene cyangwa se abantu bababaye. Ubwo muri ako kanya ari byo yakomeje kuba yamubwira. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda bagahita batwereka wa musore agiye kubigera wa mukunzi we bavuganaga. Ubwo muri ako kanya agahita aza, ubona ko yamwanze ari kumubwira ati nabonye rero ku makuru ko wahombye amafaranga yawe yose, genda aka kanya uzagaruke amafaranga yawe wayabonye. Ubona ko nawe yamukundaga bitewe n'amafaranga yari yifitiye. Ubwo umusore ubona ko abantu bose batangiye kuba mwamwanga. Ubwo muri ako kanya agahita yigendera, ubona ko ibintu nawe bitangiye kuba byamukomerana. Kumbe wa mukobwa we yaragiye ashinga ikigo gifasha abantu bababaye cyangwa se abantu bari mu bibazo. Muri ako kanya umusore agahaza kumusura ari kumwe n'aka kana bahoraga basura, ariko amubwira ati aka kanya rero ngufitiye umushyitsi w'imena. Ubwo wa mukobwa agahita abona ni ka kana agahita akishimira. Ubwo nako kagahita kamubwira ati umuntu rero utazwi yaraje atanga amafaranga menshi babasha kuba bamvura. Ubwo umukobwa ahita amenya ko byanga bikunda ari wa musore. Arangije agahita akabwira ati umuntu rero byanga bikunda ameze nka marayika wawe. Muri ako kanya bataravuga byinshi, ise umukobwa nawe agahita ahagera, ubona ko yubashye icyemezo cy'umukobwa ari kumusaba imbabazi, ari kumubwira ko rwose ibintu avuga ko ari ukuri ko gufasha abantu nabyo ari byiza. Agahita akomeza kumubwira ko yashimira rwose n'umukunzi we cyangwa se mu boyfriend we ko nawe yabasha ko yamufasha cyane. Muri ako kanya umukobwa agahita amubwira ati aka kanya rero ntabwo akiri mu boyfriend wanjye, ahubwo aka kanya ni fiance wanjye ndetse tujya kuba twakora ubukwe. Agahita amwereka rwose n'impeta bamwambitse. Cyakomeje kugenda rero, wa musore nta kundi yari kubigenza, byarangiye nawe agiye ku muhanda ariko we yasabiriza. Ubwo umukobwa wari inshuti ye agahita aza ari kumwe n'undi musore, ubona ko yiboneye undi musore wari ufite amafaranga. Bagahita amujugunya agafilm kaciro ko uyu munsi nako kagenze. Nimba wagakunze cyangwa se gafite ikintu kakunguye wabidusangiza utwandikiye muri comment. Ikindi ntibagirwe like na subscribe nimba ugamije kuri iyi channel. Ikindi ntibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.